twongera tubifuriza ikaze n'ibihe byiza abakunzi ba Rwanda Top TV. Birumvikana muri aya masaha twongeye kugaruka muri studio kugira ngo twongere kurebera hamwe mu makuru arimo aragenda yumvikana mu mirongo imbere ku rugamba mu burasirazuba bwa Kongo, muri Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Amajyepfo bimazemo urugamba rurimo ruragenda rusakiranya ingabo zo ku ruhande rwa coalition ndetse n'ingabo zo ku ruhande rw'inyeshyamba FCM 23 Red Tabara natwirwaneho mu gihe kitari gitoya gishize. Tugiye kuba twagenda tugaruka kuri zino ngingo ngiye kuba nagenda mbabwira cyangwa se zino pfunyapfunyo, turuze kugenda twibanda ku cyo bise noneho abacancuro barimo baragenda batsi vumbi batsa umuriro muri Kivu y'Amajyepfo. Ndagira ngo murabyumva neza yuko ahantu merereye zimwe muri drone zirimo ziragenda zerekeza n'ubundi aho bise mu Minembwe kugeza amaginga yangaya, aho bivugwa ko rwose urugamba rwashyushye muri aya masaha, urugamba rwongeye kwaka mirwano irimbanyije imaze iminota mike cyane rwose itangiye. Ayo ni amakuru nakiriye mu kanya gatoya cyane gashize, nanjye mpita mvuga ati rwose reka ngeze abataramu ndetse n'abakunzi ba Rwanda Top TV uburyo ibintu byifashe kugeza amaginga yangaya. Murabyumva mu minsi yashize hagiye humvikana imirwano ndetse hakanagaragara kugenda hasa nk'icyo bise defenses ku ruhande rw'ingabo za SM 23 natwirwaneho, ariko ubu ngubu kugera amaginga yangaya ikintu ingabo za guverinoma ya Kongo FARDC unité spéciale ya Loibu cyangwa se abenshi bakunze kwita ngo ni ibihunyira, abandi biswe aba FDNB abarwanyi baturuka mu gihugu cy'u Burundi na bamwe mu bacancuro abo bise Blackwater kugera amaginga yangaya abongeye kwisiga insenda zivanze n'amavubi. Baravuga ati rwose intare zasarangwe ntago zakongera kudutsinda indi nshuro ari inyeshyamba turi igisirikare cya guverinoma, turi kumwe n'ibindi bisirikare bigiye bitandukanye twaranashuyemo amafaranga atari make kugera maginga yanga. Ngiye kuba nagenda nk'ubu busesenguzi ndetse n'amakuru y'imvaho kuri aya makuru arimo aragenda avugwa kuri uru rugamba, kandi ntago navuga kuri izi ngingo ngo nibagirwe kukubwira hamwe hakomeje kugenda humvikana urugamba n'ubundi muri rusange. Tureze kwerekeza aho bise muri Uvira kugera amaginga yanga, naho ni hamwe mu duce harimo karagenda kumvikanamo umurwano uyu munsi mu masaha nkangahe, hakagaragara amasasu, hakagaragara agahenge, ejo hakongera kumvikana umurwano. Ibyo ngibyo nabyo byatanzweho umurongo guverinoma ya Kongo cyangwa se bamwe mu bayobozi ku ruhande rw'igisirikare cya FARDC batangaje yuko rwose bagomba kugenda babikemura ndetse bagatanga agahenge gahoraho, ingabo z'inyeshyamba 23 zikahakurwa. Ese biraza ko byagenda mu buhe buryo? Dore yuko baje kugenda bahishura umwe mu mirongo igiye kuba yagenda yifashishwa ahangaha muri Uvira n'ubundi muri rusange. Turibuze kugaruka kandi ku makuru yandi avuga muri Kivu y'Amajyaruguru, twerekeze mu birunga bya Nyiragongo bivuga yuko FDLR n'aba bise P5 abarimo baragenda bigaragambya mu buryo bukomeye cyane, bongeye guteza akaduruvayo muri iyi teritwari ya Nyiragongo ndetse n'iyi parike ya Virunga muri rusange, bongeye kugenda abaduruvanga ibintu, bongeye gusara abakamejeje basizoye, nabyo turagenda tubirebaho. Ese byatewe n'iki kugira ngo noneho hanyuma y'agahenge bari bamaze igihe batanze bongere base nk'abivumbura cyangwa se babishyira ku ruhande? Nyamuneka wowe icyo usabwa ni ugutera agatebe ukumva imiripuko ndetse nido ngiye kuba nagenda nkuhereza nkuvira imuzi n'umuzingo. Nyamuneka niba ari ubwa mbere wisanzwe kuri Rwanda Top TV, kanda subscribe cyangwa se sabone, ufungura akazogera, ujye muri comment section wandikemo comment yawe, like na share nabyo byawe birakenewe nyamuneka, kugira ngo tujye dukomeza kugenda tubana muri aya makuru ndetse n'imiripoko igiye itandukanye ngenda nkugezaho uko bwije n'uko bukeye muri aya makuru yacu. Reka twanzikire aya makuru yacu muri Kivu y'Amajyepfo, duhere ku bacancuro rwose abo bise Blackwater ndetse n'abandi barwanyi b'abacancuro bagiye baturuka mu gihugu cy'Uburusiya, Amerika na Canada muri rusange, bongeye kugenda batsa umuriro mu buryo buhambaye cyane, aho bari kugenda bifashisha ahanini cyane amadrone muri izi nce za hangaha rwose muri Minembwe.
bivugwa yuko indege zirimo ziracaho ku bwinshi, indege zirimo ziragenda zicacanamo, amadrone arimo aragenda yimena ku bwinshi rwose, kandi amasasu yatangiye kuba yagenda ayumvikana mu buryo budasanzwe, nubwo urugamba rutaragenda rukara ngo rube rwagenda ruhinduka kivumbi na jasho, ariko ikintu kigaragara neza nuko ibintu biri buze kuba byagenda bihinduka imberenge mu kanya gatoya akari buze kugenda kaza. Nanjye nkababwira ni icyo musabwa ni ukuba hafi, nkagenda mbakusanyiriza ndetse nabegeranyiriza amakuru arimo aragenda avuga kuri uru rugamba. Ni ukuvuga ngo ahangaha muri Minembwe amakuru yandi arimo aragenda haturuka aravuga yuko bamwe mu barwanyi b'igisirikare cy'abarundi abangaba FDNB barimo baragenda bakoresha iyo bwabaga kugira ngo bakomeze kugenda bavansa, binavugwa ko barimo baragenda bemererwa ibihembo n'agahimbazamusyi gahambaye, akaba ariyo mpamvu mukomeje kugenda mubona rwose ku mirongo y'imbere ku rugamba barwana nk'abiyahura cyangwa se barwana urugamba barugeze ibyabo, kandi mu gihe cyagiye gitambuka rwose baragendaga barwana mu buryo bugaragara yuko batabishakaga cyangwa se bararwananaga nk'icyitwa nk'ubunebwe, nk'uko bamwe bagiye babitangaza. Ni cyo cyagendaga kigaragaza benshi muri bo bagendaga bafatwa amateka ndetse bakanabirasirwamo mu buryo bukomeye cyane. Bivugwa ko kuva uru rugamba abarwinjiramo basa nkaho bahagiriyemo casualties nyinshi cyane rwose. Izi ngabo zo ku ruhande rw'inyeshyamba M23 zagiye zibakoramo umukwabo ndetse n'icyo bise kubacuncumuramo amasasu mu buryo bukomeye cyane. Ikindi kirimo kiragenda gituruka ahangaha ku mirongo y'imbere ku rugamba muri izi axe za Minembwe, kiravuga ko rwose amasasu urugamba rurimo ruragenda rwanzika aba barwanyi bari kugenda bitwara neza, ndetse biri buze kuba byagenda bishimangira umubano mwiza abafitanye n'iki gihugu cya Kongo. Guverinoma y'u Burundi iyobowe n'uwo bise Evariste Ndayishimiye cyangwa se Perezida Neva ari buze kuba yagenda agirana umubano ukomeye cyane, bitewe n'zimwe mu ngabo ziwe FDNB zimo ziragenda zikora ibitangaza n'ibintu bihambaye cyane ahangaha ku mirongo y'imbere ku rugamba n'ubundi muri rusange. Nyamuneka reka twerekeze aya makuru yacu mu kandi gace aho bise muri Uvira kugera magingo aya ngaya, mbere yuko duhitira muri Kivu y'Amajyaruguru mbabwire naho uburyo ibintu byifashemo. No kuvuga ngo muri Uvira naho amakuru yandi arimo aragenda haturuka cyangwa se amakuru ndimo ndagenda ankabuta aravuga yuko rwose abarwanyi bo ku ruhande rwa FCM23 ho rwose nabo abaje kugenda bakora nk'icyo bise ihangana rikomeye cyane, barimo baragenda bigarurira tumwe mu duce, ariko bigaragara yuko guverinoma ya Kongo yaje kugenda ikora inama ivuga ati se ni igiki kirimo kiragenda kitubaho gute inyeshyamba zakongera kugenda zidukinisha bene aka kageni, cyangwa zirimo ziragenda zifashisha bamwe mu barwanyi bacu. Haza kuhita hagaragara icyo bise nk'igisa nk'umukwabu n'isaka, aho byaje kurangira hafashwe bamwe mu barwanyi bo ku ruhande rw'umutwe wa FCM23 bari barigize abasivile mu rwego rwo kugenda banekaneka basatira ahangaha muri izi nce n'ubundi muri Uvira ahari bimwe mu birindiro by'ingabo za guverinoma ya Kongo. Bivuga yuko bajyaga baceremba nijoro, bamwe mu barwanyi baryamye cyangwa se abandi kuri patro bakabaca muri homye bakagenda bakaneka uburyo ahangaha imirongo y'imbere ku rugamba ku ruhande rwa leta Kongo byifashe. Ibyo ngibyo namwe mu makuru yaje kugenda atangazwa na bamwe mu barwanyi n'ubundi bashinzwe gutangaza amakuru mu ruhande rwa guverinoma ya Kongo n'ubundi muri rusange muri Kivu y'Amajyepfo. Ariko ku ruhande rwa M23 natwirwaneho bo baje kwa bagenda babitera utwatsi, bavuga ko rwose aya makuru ari igihuha, aya makuru ari ibinyoma, aba bantu bagiye bafatwa ari abaturage basanzwe, bagenda abashinja guverinoma ya Kongo n'ubundi kugenda yitwaza ko ihanganye na bamwe mu barwanyi ba M23 bakagenda bashimuta abaturage b'inzirakarengane. Ntabwo baragenda ku ruhande rwa guverinoma, ntabwo bigeze batangaza icyo bashingiyeho bajya gufata aba baturage, gusa icyagaragaye ni uko hafashwe rwose abasore bari hagati y'ingo y'ikigero cy'imyaka 25 na 27 n'abasaza bari mu zabukuru benda kujya muri pansiyo. Bivuga yuko rwose ngaribo bari abayobozi bakuru mu ruhande rw'amaneko kuri FCM23 n'ubundi muri rusange. Nyamuneka ndagushimiye wowe wabanye natwe kuva aya makuru atangiye kugeza asoje.
nkushimira kuba wemeye kubana natwe rwose ukumva amakuru n'imiripuko tugenda tukugezaho, turi buze kongera kugenda tubana kandi mu biganiro n'amakuru yacu biri imbere bigaruka ku mutekano, politike na diplomasi, ndibuze kuba nagenda mbakorera ndetse ndibuze kuba nagenda ambagezaho 5 kuri 5. Wowe icyo usabwa ni ugukanda subscribe cyangwa se abone, share na comment kugira ngo ujye ukomeza kugenda ubana natwe mu biganiro ndetse n'amakuru biri imbere tugenda tukugezaho muri rusange ibyibanda ku mutekano, politike na diplomasi. Njye wumvaga ni Mr. Oze, ciao ciao.